Muri Federation ya Sport Scolaire dufite structure dukoreramo iva ku rwego rw'igihugu, aho dufite federation, ariko federation kugira ngo dushobore kugera ku bigo byose by'igihugu dufite amaligue atandatu, ndetse buri ligue ikaba ifite uturere tuyishamikiyeho, noneho na twa turere tukagira association zo mu mirenge, ndetse aho imikino yacu itangira ku bigo bigize umurenge, noneho bakagenda bakina du selectinga kugera ku rwego rw'igihugu. Kubona ngo umukobwa akina ngo ari uburara, oya, igihugu cyacu kiri gusatira iterambere muri byose. Natwe abakobwa Kagame yaduhaye ijambo, tugomba gukora tukerekana ko natwe ari icyo tuzi, tutazasigara inyuma muri byose, no mu iterambere tukigaragaza. Natwe tugomba gushakisha uko natwe kuko ni twebwe ejo hacu hazaza muri no mipira, tugomba natwe kuzavamo abazakina nationali ikipe y'igihugu. Urumva rero nabyo ni ibintu twagombye gushimira football scolaire na Ferwafa, kuko urabona nk'iri rushanwa ubu ngo rigeze ku nshuro ya gatatu. Twebwe Ferwafa football scolaire iyo batangira iyo bamaze kwerimina ku mirenge, iyo bageze ku rwego rw'akarere ari inkunga tubaha. Twebwe dufite intego ko mu myaka 3 byibuze twaba dufite abana abakinyi b'ibyiciro byose, cyiciro cy'abana batarengeje imyaka 15, 17, 18 na 20, ku buryo na equipe nationale tazongera kugira ikibazo. Amarushanwa yatangiriye kuri buri kigo, aho buri kigo cyashatse ikipe ikomeye, hanyuma buri murenge ugashakamo ikipe iserukira undi murenge, bikagera ku rwego rw'akarere, hanyuma hakaza umufatanyabikorwa wacu wa Ferwafa dushimira cyane uyu munsi, kubera yuko mubona byose ibikorwa byose byagaragaye ni Ferwafa yaduteye inkunga. Mu by'ukuri urabona yuko amarushanwa yagenze neza, kandi dushimira buri wese waje kufatanya natwe kugira ngo igikorwa kigende neza. Ubu turabona ko biri kugenda neza, kuko ntiwazamura impano utabanje kubona abarimu bigisha b'abana ndetse bamenya no kuzishaka kuzitahura. Faze ya mbere rero muri partnership na federation atandukanye, kuko nabaho urugero ko tumaze guhugura abatoza 540 ku rwego rwa licence de CAF muri Ferwafa. Twahereye ku bana bafite imyaka 6 kugeza kuri 12. Ubwo bumenyi turabufite, noneho tukaba tugiye kubaha tukareba yuko ejo hazaza h'u Rwanda tuzaza dufite abakinyi beza kandi bakina umupira mwiza uryoshye kandi batanga na resultat. Icyo twifuza nuko natwe twagera kuri level B, yuko umwarimu ntabwo yaba warize ufite lisansi uyu munsi, lisansi y'ubumenyi ngo be y'ubutozi kunanire, kandi ubikunze warabibayemo n'ubikibikora. Ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Twasabaga arizo nzego zibishinzwe kudufasha kugira ngo ntabwo ari twese wenda twese ko twakwiga, ntabwo ariko twese twazamuka, ariko twebe bamwe muri twe bafasha amanota meza, bazabona amanota meza, bagombye kugira avantage zo gukomeza ibyiciro bikurikiyeho. Ubu tukaba tumaze no kujya ku rwego rwa lisansi se. Abo bose rero nibura tuzi ko mu gihugu hose nibura buri karere gafite abatoza batari munsi y'10 bazaba badufasha kuzamura za mpano z'abana. Turi mu mahugurwa ya CECAF, ni lisansi ihabwa abantu bamaze kwiga icyiciro cya mbere cya D, noneho ni icyiciro gikurikiraho normal cyagenewe abari hagati y'imyaka 13 kugera kuri 15. Uyu munsi rero turi gukorana na Federation ya Sport Scolaire ndetse na Ferwafa. Amahugurwa rero icyo agamije cyane ni ukongera ubumenyi bw'umupira mu bana. Barabyumva cyane kubera ko abenshi n'abarimu bamwe bigisha primaire na secondaire, ibijyanye rero no kumva no gutoza, kubera ko bamwe muri bo hari n'ababaye abakinnyi ku rwego rwiza, biragaragara ko babyumva cyane ukurikije n'ayandi matsinda tujya duhura nayo. Yego, twaburaga ibintu byinshi cyane kuko twe tukiri ku cyiciro cyo hasi cyane. Dukurikije rero abarimu dufite uyu munsi bari kudufasha kugira ubumenyi bwisumbuye buzadufasha gufasha aba bakinnyi b'abanyeshuri kugira urwego bazamukaho, ku buryo twizeye ko mu gihe kiri imbere tuzadufite amakipe meza afite ubumenyi buhagije bushobora gutuma nyine dukora umukinnyi mwiza igihugu cyifuza. Ikindi nuko iyo birebye amarushanwa yacu ntabwo tugikina gusa mu byiciro by'imyigire, ahubwo
ubu irushanwa twararivuguruye, dufite irushanwa rya Under 13 rya primaire, kuko umwana nibura wize neza arangiza afite imyaka 12 tugashyiraho umwaka umwe wa rotari, bivuga ngo primaire na Under 13, ndetse tukagira ikindi cyiciro cya Under 16 ariyo yahoze ari troncome. Aho naho ni kategori d'âge, tutitaye ishuri umwana yigamo, ariko tukareba icyiciro cy'imyaka. Ikindi ni uko muri secondaire naho twagarukiye ku myaka 20, ubu ni Under 20, ku buryo za mpano abana bakina zikagaragara, ariko twanashyizemo imbaraga cyane cyane mu bijyanye no kurwana no ababeshyaga imyaka, nacyo yari indwara yari ikomeye. Aho ubu noneho twizeye ko dukurikije ingamba twashyizeho, ibyangombwa bisabwa, dukoresha indangamuntu n'izindi strategy twafashe, tuzi ko ubu turi kumurika impano z'abana ku myaka yabo nyirizina. Mbere ndamanza gushimira abateguye amahugurwa ko ari benshi byafashije. Njye nari nsanzwe nyine, ariko hari bamwe nyine babonye ibyiza bya football, hari bamwe bazamura impano zabo. So nanjye hari icyo byamfashije kuba ndi kubana na bagenzi banjye, dukorana umwitozo, batwungura nyine bimwe mu myitozo tutari tuzi. Hari byinshi byadufashije, ndetse n'abandi bana bagiye bava mu tundi turere ntabwo bari bazi nyine icyo football ivuze, ariko kuva ubwo bateguye aya mahugurwa hari benshi babonye ibyiza bya football. Murabona ko imyaka igenda, hari abagenda bavamo bitewe n'imyaka bagezemo. Uko bavamo, hari abana bagomba kuzamuka bakajya mu byiciro bari barimo, bagatera intambwe yaho abo bavuyemo. So icyo rero ni igikorwa cyiza, tukazagira za Under 15, za Under 17, za Under 20, tukanagira national team ikomeye kubera ko yateguwe neza igitangira. Kandi ikindi cyanshimishije nuko n'ubushake bafite n'inyota bafite kuzagera kure, cyane ko benshi batabona mu mahirwe yo kugera kure, bikarangirira hano mu byaro aho baturuka, mu midugudu aho baturuka, ntibabashe kugera imbere. So iki ni igikorwa cyiza cyane cyo kubona impano, gufasha abana mu mpano zabo. Hanabonye n'abatoza bafite n'ubushobozi rwose banabafashije, ubufasha bwa Ferwafa kugira ngo bishire mu bikorwa, DTN n'abantu bose babatoza bafite ubwo bufasha rwose bakabutanga, ukabona abana bafite intumbero kuko baranashoboye. Nabonye imikino yabo barashoboye, bafite ubushake, kandi ejo n'ejo bundi harimo bazavamo bakaba basifuzi, bakazanagera kure harenze naho nageze, kuko byose birashoboka. Uyu mwiherero wari mwiza cyane, uri kumva nanjye nk'umunyeshuri nabonye byinshi atari narigeze mbona. Abashije kubona amahirwe yo guhura n'abatoza bari mu zindi nzego zo hejuru, kandi mbasha no kubona ibindi bintu bigiye bitandukanye n'ahantu twabaga batwitagaho neza cyane, bakadufasha kumenya n'ibindi bintu bijyanye n'umupira byinshi. Uyu mwiherero muri rusange ntabwo ari umwiherero gusa wo gufasha abakinnyi, kuko ni n'umwiherero wo gufasha n'abatoza nabo barimo kwiga. Urakoze cyane. Impamvu turi hano ni uko mu by'ukuri iyi ni gahunda ireba abana bakiri mu mashuri, kandi iyo uvuga amashuri tuba biri mu nshingano ya Federation ya Sport Scolaire. Byumvikana yuko nka Ferwafa muri gahunda nziza ifite Sport Scolaire, nuko twagiye muri gahunda kugira ngo tuzamure impano z'abana. Ubwo rero iyo twazigaragaje, Ferwafa icyo ikora ni uko iza ikaziteza imbere kuri ubwo bushobozi, kandi nk'iyi gahunda uko yagenze neza, murabona yuko abana barayishimiye, kandi urabona ko n'abatoza bakuru ku rwego rw'igihugu barahari, ku buryo mu minsi iri imbere tuzaba dufite ikipe nationale ishingiye ko uyu munsi turi kubategura neza duhereye muri Sport Scolaire. Impamvu yatumye tugirana amasezerano yo gukorana na Federation ya Sport mu mashuri nk'ishyirahamwe ry'abahoze bakinira ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru, kubera ko igitumye turiho uyu munsi ni ukugira ngo tutange umusanzu mu iterambere ry'umupira w'amaguru, by'umwihariko wubakiye ku bana batoya. Nta handi hantu rero heza hashoboka wabasha gukora icyo kintu birenze kubikorera mu mashuri.